duherukana Kindigiti yabuze aho akwirwa agisha inama nyuma yo kumenya ko Mahoro atwite. Ubu bimeze bite? Mukurikira umukino. Nkunda ukuntu mutajya mwica gahunda. Ushake nk'iryama nkazerega. Turabizi ko umuryango utekanye ariyo nkingi y'amahoro. Ntabwo rero twajijinganya ku kintu cyose cyatuma tugira umuryango mwiza mu kintu. Nuko rwose. Hanyuma rero nimumbwire. Uburyo bushya mwatangiye gukoresha muvugeze. Genda rwose da. Ahubwo akira urupapuro twashyizeho ibimenyetso. Ubwo nawe uratubwira uko ubibona niba turi abanyeshuri beza. Kandi nanone niba tutarafata udufashe kubinoza kurushaho. Ntureba ndabona mwarujujeho ibimenyetso rwose. Ngaho nimumbwire rero. Iki kimenyetso mujujeho mwari mwabonye iki? Nyine hano inkondo y'umura yari ifunguye ndetse hano yari yoroshye. Ndabeshya Sora? Nibyo rwose niko bimeze. Aha rero nkuko wabitubwiye muke twari turi nyine mu gihe cy'uburumbuke. Nuko rwose muri abanyeshuri beza. Muranshimishije pe. Reka noneho nongere mbibutse uko inkondo y'umuriro bimeze igihe muri mu burumbuke n'igihe mutari mu burumbuke. Mu gihe cy'uburumbuke inkondo y'umuriro yoroshye ifunguye kandi yigiye ejuru. Urumva? Naho mu gihe kitari cy'uburumbuke ibikomeye ifunze kandi iri hafi. Rwose muke ibyo byo narabibonye. Uzi ko reba hano. Nkangaha naha byari bigoye kwigeraho kuko yari hejuru cyane. Ngaho rero nimumbwire nanone iki kimenyetso mwagishyizeho mugendeye kuki? Iki ngiki se nyine hano nakoze ku nkondo y'umura numva irafunze yigiye hasi kandi ikomeye. Bikaba bivuze iki kwihanga? Ntabwo aho se nubyumva nyine ko hari igihe kitari ikisama. Nyine ni igihe cyiza cyo gukora umushyikirano mpuzabitsina w'abashakanye. Nta mpungenge zihari ko Solange yasama. Ibyo ni ukuri rwose. Rero tudatinze murakomeza n'ubundi mwigenzura kandi munandika kuri uru rupapuro nk'uko n'ubundi mwabikoze. Murumva? Ahubwo se nyine Sora ndakumva. Teta nturamuha imfashabere? Harya amezi 6 ntaruzura. Muke hasigaye igihe gito rwose. Ubu twatangiye gutekereza ku mafunguro tuzajya tumuha. Ibyo twarabitekereje muke. Ntacyo umwana wacu azatuburana twese nk'umutima uburi. Rero Solange iyo umwana yatangiye gufata imfashabere mbere yo kugira icyo umuhubanza kumwonsa. Urumva? Kugira ngo akomeze abone intungamubiri ziri mu mashereka. Hanyuma ukabona kumuha icyo wamuteguriye. Se mama ibyo nabyo ni bishya. Rero byumvikane ko n'igihe uzabagiye kudoda uzajya umusigira amashereka. Ndetse n'ukwibutsa. Buryo rwose. None se n'ubundi ntimwibuka ko umwana agomba konka byibura kugeza ku myaka 2? Turabizi. Ikindi kandi mukibuka ko umwana agitangira gufata imfashabere ahabwa igikoma gifashe. Yego rwose. Ibyo guha umwana igikoma gifashe gitangira gufata imfashabere nigeze kubyumva kuri radio. Njye na Solange twabiganiriyeho. Nuko rwose. Niko yehere urahinguye mugore mwe. Yo ikintu cy'umunsi ndacyushije Kindigiti. Mbega byiza we. Haba we bino rwose. Icyo gikombe uri kugikoresha iki se ngo nisukiremo amazi ninywere? Igikombe se? Kimereze hano. Dorere. Ubwo uri mu biki Kindigi? Ndi gutunganya agashingwa ryinyo. Ngo aho umva nkubwire mugore mwe. Icara kuri aka gasonga bugari na nicaye mfashe kuzikata. Ngewe ndapfa kwicara nanga nta kibazo we nyifashiriza mugore mwe. Ariko Kindigi njye nibaza ubwonko bwawe uko bukora bikanyobera. Nakoze iki se mwakabyara? Ko narumiwe none. Usanze ngiye guteka akanyama se ndacumuye. Mu gihe wari urwaje ibibondo byawe imirire mibi no kugura indagara byari intambara. Ariko kuko ari Mahoro mubyara wawe wagiye kugura amanya
uze no gutera amatako mu mashyiga ngo ukuntu uzimutekera uko abyifuza. Ariko wagiye ubanza ukansobanuza mugore, wagiye ubanza ukansobanuza ko ndakura se nyine ndakura ngusobanuza iki si bisobanuro byawe ndabiyobewe Kindigi ndakubonye ntumbonye Helena ntabwo ari mahoro ngiye gutekera we mugore wanjye. Ngo iki nyine nabonye mvuye mu kiraka kare ndavuga ariko amafaranga nakoreye kuki ntanyura ku gasoko ngo ngura akanyama ko nzi ko Helena wanjye agakumbuye. Nitwe wahaye inyama Kindigi uvugishije ukuri ihe baba data we ubu noneho nshatse naguhobera nkanagu tutuma nk'ujomba icyuma rwose ugasanga nguteye ubusembwa kibasumba wanjye ngaho ca bugufi ngufashe kuzikata vuba tuziteke ndumva merwa anyuzuye rwose kandi ni ukuri papa Kaneze ndakumva rwose umbabarire kuba nari nkuzamukanye nari nzi ko uguriye Mahoro urwaye ugira ngo Mahoro niwe umpangayikishije muri uru rugo se ubuse wabitekereje ute ngereka ndeba kure awe ntabwo nzi njye nabyumvagamo rwose ko madamu wanjye Helena n'abana bacu bakumbuye akanyama noneho ndavuga reka uyu munsi mbadabagize cyane ko nzi neza ko muzikunda kurusha intare. yewe ndumva ntungwenda akanyagwa ariko se Kindigi karame tuvugishije kuri uri guhamura iki ntacyo rwose ibintu herukaga gukora nk'ibyaro wayo ukaba wongeye kubikora ubu we yivuga menshi mugore nk'ubu ibyiza biri imbere we gusa utuze Kindigi nkwereke urukundo ugire ngo ni ubwa mbere ngiye kukurambagiza. ariko disi wabaye umwana mwiza binyubagiza burundu amakosa yose wankoreye. bitewe mpamagara n'ibiki kubuze maze ngo iki kahore ariko Kindigi nahereye kare nguhamagara ngo uzinsindagize unjyane mu bwiherero ntunyumve ubu bibereye hamwe na Helena muri gukina igihinde ariko nyagaza ngo nkujyane he unsindagize unjyane mu bwiherero ubushoye ko imbaraga zanjye zibarirwa ku mashyi. Yego de reka mwigize Jacques na Rosa cyangwa niba utanyumvise Helena ntiyanyumvise koko. twumvikane maho hano nta mukozi wawe uhari urumva kugusindagiza tukujyana mu bwiherero ntawe ubyanze ariko umenye neza ko atari itegeko ari ubufasha gabanya kwishongora rero. ariko ntugatutume nifumaho na Kanezero wanjye cyangwa wayo nta numwe merekeza mu bwiherero ngo ndaherekeza umukecuru Mahoro. yego Kindigi warirasi cyanda kuko utakimbona nk'uko byahoze usigaye nyigiraho akagara ngo iki ibyo se uvuga ni ibiki? Devi nkuzanire jise mwana cyangwa amata wapi mani iyo mitobe yawe yigumanire hari akarikeri nagendanye ahubwo nzanira karahuri akahago talenta ese ubundi bite ntwako wabuze wa warabuze pe ngo nabuze koko Devi warabuze rwose ese ubwo inshuti cy'Imana kubera ko nkubajije impamvu wabuze se Devi urebye bisa nabyo pe ubonye ngo ndwaze mama unanirwe kunsura unanirwe kumusura unanirwe no kumbwira Paul koko oya mani si ukwanga kugusura cyangwa gusura mama wawe nibirantega byo muri iyi si n'ubu ntarakira se gira uti yararembye ahubwo yararwaye mu bitaro baza kumusezera ageze mu rugo naho biranga tumusubiza kwa muganga n'ubu ntakirwariye ye baba we niko Devi cyangwa nyine warakize ugereyo ku buryo bwo kwivuka utagishaka no kubikoza ariko ntwari niyo nakira nte ko kubona mama wawe namwibagirwa Devi njye warantunguye nakubeshye pe n'ukuntu twari inshuti na mama wawe yarankundaga sana sinzibagirwa ukuntu cyagiye tukiga muri primaire twavuga ku ishuri akaduha ijage y'amata ubundi akatubwira ngo mugotomere kandi ntawemerewe gukura ku munwa atayamazemo icyakora ibihe bya primaire byari sawa mwana byari sawa byatara uzi ko wagira ngo byari byarabaye itegeko ko dutaha tukabanza guca iwacu tukarya tukaza no guca iwanyu naho tukarya tuve muri ibyo mwana umbwire mama subamire ati shandigaye kabisa nararangaye shaka besa ntwari gusa nanjye ntugire ngo nabikoze mbishaka nagonganye n'utubazo nzakubwira bitari nona itoke man Devi ntari sibyo nta kibazo gusa mama bari ku rwego rwo kuba akeneye umuntu wamuha impyiko kandi amafaranga yo kubyitaho ntaraboneka
ufite iyo niyo ncamake naba nguhaye muri aka kanya. Jesus birandenze pe. Nta kundi Dave nyine nuko yakira nanjye nari yakiriye tu. None se Dave ibyo bibazo ubundi udashaka kumubwira none ntabimeze bite mwana? Nzabikubwira igihe nikigera gusa ntibinyoroheye. Zamanya tata bashwanye na Sinesi ibyo tube tubiretse mani mbwira ahubwo uzasura mama ryari ngo tuzajyane. Ufite urebye nta munsi ngira kumusuriraho Dave. Igihe uzashakira uzambwire nta kibazo tuzajyayo. Shakya akora mukecuru aramutse avuye mu mubiri ntamusuye sinazabyibabarira pe. Sinazabyibabarira rwose. Sawe nyine tu ntari bipanga mani ndababaye kabisa gusa nakaguteye inkunga ariko ntakubeshye nta mafaranga mfite muri iyi minsi. Gusa icyo nkwemereye nuko igihe cyose uzajya ujya kumureba wowe ujya umbwira natse imodoka nkugezeyo ugategesheje yazigamira ubuvuzi bwe sibyo? Thanks bro. Man ugira ngo se inkunga ikomeye. None se ntundi ko nejo nzajyayo nzakubwire tujyane cyangwa nabangutunguye mwana. Mbega byiza nyuma yo kwiga ya Devu yemereye Ntwara ubufasha mu burwayi bwa mama we. Naho ubutaha turabasuje bakunzi b'ikinamico Inkingi y'Amahoro tunabashimira ibitekerezo inyunganizi n'ibibazo mwagiye mutanga. Reka dusubize bimwe mu bibazo mwagiye mwibaza ndetse n'inyunganizi mwagiye mutanga. Duhere kuri Makire niyo mufasha uri mu murenge wa Gisozi akarere ka Gasabo ati nagira ngo mbabaze ese uburyo bwa kamere bwo guteganya urubyaro bukora bute? Twamusubiza tugira tuti uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro ni uburyo bushingira ku kumenya igihe cy'isama n'ibihe bitari by'isama bigaragara mu kwezi k'umugore, bukanashingira kandi ku kwifata mu gihe cy'isama igihe abashakanye batarifuza gusama. Kugeza ubu hari uburyo 8 buri buryo bukaba bufite uko bukora. Abashakanye bakaba bigishwa n'umufasha w'ingo wabihuguriwe ukorera mu kigo nderabuzima cya Kiliziya Gatolika, mu bitaro bya Kiliziya Gatolika ndetse no ku maparuwasi ya Kiliziya Gatolika. Uwo mufasha w'ingo akaba ashinzwe kubafasha guhitamo uburyo bifuza. Rutayisire Denise utuye Kabuga muri Gasabo ati tumaze kumva ikinamico Inkingi y'Amahoro ngewe n'umugore wanjye turifuza gukoresha uburyo bw'urunigi. Twakura he rero serivisi yadufasha? Rutayisire Deni twamubwira yuko aho atuye Ikabuga hari ikigo nderabuzima cya Kabuga, akaba ariho rero mwagana kugira ngo muhabone iyo serivisi yo guteganya imbyaro mwifuza. Ikinamico Inkingi y'Amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu buri mugoroba, kuwa mbere no kuwa kabiri ni saa 12:15, kuwa gatatu ni saa 12:45, kuwa kane ni saa 11:45, naho kuwa gatanu ni saa 2:15. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube andikamo Ikinamico Inkingi y'Amahoro. Inkingi y'Amahoro. Bakunzi b'ikinamico Inkingi y'Amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi mwifuza kutugezaho, mwatwandikira cyangwa se mukaduhamagara kuri 0789811320 cyangwa se kuri 0788435206. Bitihise mukatwandikira kuri email, adrese ni inkingiyamahoro2023@gmail.com. imbyaro ku bashakanye burinda kubyara indahekana, abana bagahabwa uburere bwuzuye mu muryango, buca ihohoterwa buca amakimbirane, ejo hazaza igihugu kikagira abaturage beza.